nshuti yanjye reka bimenyekane ko Imana ibana nawe. Kuki usenga ariko ugasanga bigaragara ko Imana itabana nawe? Ndagira ngo bimenyekane abantu, we kuba ari wowe ubigaragaza, ahubwo abantu babikuboneho. We kugaragaza ko usenga Imana, ugaragaze ko uri umuha. Nguhaye ikaze kandi nkwifurije amahoro y'Imana, wowe ukunda kandi utega amatwi. Hari abantu bashaka kuba bakubonye ari ubwa mbere, tugira ngo mutangire mwibwira abaduteze amatwi muri bande, muturuka he? Abaduteze amatwi, nitwa Habimana Joseph, ndi umugabo, mfite umugore n'abana 5, tukaba dutuye mu mujyi wa Kigali. Abari mu kindi gihugu nyine turi mu gihugu cy'u Rwanda. Yego. Aho niho dutuye, naho dukorera umurimo. Dusengera mu itorero rya Pentecote ADPR, mu itorero rya Kibagabaga, niho dukorera umurimo. Ndumva bihagije. Turagira ngo tuvane abantu bamwe na bamwe mu rujijo. Iyo uvuze ngo nkorera umurimo w'Imana, ahangaha ukora umurimo wiwe mu itorero? Ndi umuvugabutumwa bwiza w'umuhamagaro. Ubwo iyo bivuze umuhamagaro, ni umuvugabutumwa udafite umupaka. Yego. Imana intumye hose ndagenda. Yego. Urakoze cyane. Muri no minsi ishize twagiye twumva abantu batandukanye, kandi tubona abantu batandukanye. Hari n'uwigize kuza aravuga ngo ahanura ibintu, reka mvuge ko yahanuye ibintu, wenda waramwumvishe ku manuza, ntabwo ushobora kuvuga izina rye, atandukanye. Iyo umuntu nyuma ahanuye ibintu byahanuye binyoma ntibyasohora, aravuga ngo Imana yaramubeshye. Ivuga twita twibana, nahise nibaza iyi Mana ivuga ibintu ikabeshya, tujya gukora abantu mu rujijo. Iyi Mana ntabwo ibeshya, ahubwo ashobora kuba ubwo ari we wibeshe, kubera ko Imana si ivuga yonyine, hari andi majwi. Yego. Hari andi majwi ajya avuga. Ubwo rero ashobora kumva andi majwi akagira ngo ni Imana, akaza guhindukira avuga ngo niwe yamubeshye. Ahubwo niba umuntu yumvishijwe, ajya arisobanuza, amenye neza niba ari Imana koko ivuze. Ariko iyo umuntu umukozi w'Imana, umupasiteri, ntago ndi gutandukira cyane ko babyize abantu bamanje kuganira kugira ngo akabeho kamaze kashireho gakeya. Iyo umuntu w'umukozi w'Imana avuze ngo Imana irambwiye ngo ibigiye kugira ngo nibitabaho ngo nzajya gucuruza indaya cyangwa njye mu kabari, nagize singe njyenyine, nagiye soma n'amakomenti n'abantu bagiye babivugaho batandukanye, aho ati uriya muntu n'ubundi yabikoraga. Ibyo bintu mubifata gute nk'abakozi b'Imana bagenzi be? Uwo muntu kenshi bikunda gukora abantu nyine baba bakorera mu mwuka wo kwirarira no kwishira hejuru, ariko nta muntu w'Imana uvuga amagambo ameze atyo. Yego. Kuko uhereye no ku bakoreye Imana batubanjirije, dufatiraho icyitegererezo, nta wigeze avuga amagambo ameze nk'ayo. Yego. Ahubwo Bibiliya itubwira ko ibihanurwa byemerwa bisohoye. Iyo umuntu rero yumvise ubuhanuzi, arahanura nk'uko ategetswe. Iyo busohoye nyine buba bwaravuye ku Mana. Iyo budasohoye nabwo aba ari andi majwi yumvise. Ubuhanuzi, abantu baduteze amatwi rero bajye bamenya ko ubuhanuzi bwemerwa busohoye. Ntabwo ibintu byose wumvishe urabitegereza, iyo bisohoye nibwo umenya ko Imana yavuze. Ubwo rero iyo umuntu avuze ngo nibitaba nzasubira gukora ahangaha, nzasubira mu byaha, nzagira nte, uwo nguwo urumva ko n'ubundi abasanzwe ari umunyabyaha. Kuko se niba ibintu bivuzwe niwe uzabisohoza, nategereze bizasohoye, nibidasohora ahubwo amenya ati si Imana yavuze. Naho ubwo bivuze ko ari we ushaka kuzabisohoza.
kuko iby'Imana izasohoza ntabwo umuntu abishyiraho komenti ngo abishireho komanteri ngo avuge ngo abihe igihe, kuko ntabwo aba ari we ubivuze. iyo umuntu avuze azi ko avuze iby'Imana ntabwo we abishyiraho igihe, kuko igihe ni Imana igishiraho kuko ariyo yabivuze. iyo umuntu rero abishyizeho igihe ntabwo aba ari Imana yabivuze, ahubwo aba ari wa muntu. nuko bimeze. hari akari ijambo uvuze ngo niwumva ubuhanuzi cyangwa se nubyumva, uravuga ngo ubuhanuzi bwemerwa ari uko bwasohoye. nubyumva ukavuga ati we uzabyumvishije. ese ntushatse kuvuga ko tuzadupinga ubuhanuzi igihe bitarasa tujye tubipinga tubifate nk'aho bitariho cyangwa dupinga abahanuzi? ntabwo tujya ngo dusobanurire neza abantu. oya, Bibiliya, ku basomyi ba Bibiliya biratubwira ngo mugerageze byose mugundire ibyiza, ntimugahinyure ibihanuwe, ahubwo nimugerageze byose mugundiremo ibyiza. nuvuga ngo rero niba ubuhanuzi ubwumvise ntabwo ubupinga, ahubwo weho utegereza ko buzasohora. iyo busohoye umenya ko Imana yavuze, iyo budasohoye umenya ko ari andi majwi. naho umukristo agomba guhagarara. wenda hari topike tuzategura, topike tuyiganireho, nzayitegura neza ngo uhamagare nawe ngo uteguze tuyiganireho, dusobanurire abantu ku buryo bwimbitse. ese duhita dusenga Imana, ni ikihe kintu umuntu yakora kigatuma amasezerano Imana yamubwiye asohora? ese ni ikihe kintu umuntu yakora kigatuma amasezerano y'Imana adasohora ku buzima bw'umuntu? icyo umuntu yakora amasezerano agasohora, cyangwa icyo yakora bigatuma adasohora? icyo umuntu yakora amasezerano agasohora ni ukwirinda ibyaha. iyo umuntu yirinze ibyaha aba ahagaze mu nzira y'amasezerano. ariko iyo umuntu akoze ibyaha, nubwo yaba yari afite amasezerano, aba yamaze kuvamo. ni ukuvuga ngo icyaha gikura umuntu mu masezerano kikamusubiza aho amasezerano atari. ariko iyo umuntu yirinze icyaha aba ahagaze mu nzira y'amasezerano, byanga bikunze arasohora. ijambo ry'Imana bavuga ngo aho kugira ngo iby'Imana yavuze cyangwa se ibyo yasohoye mu kanwa kayo ngo bireke gusohora, isi n'ijuru byavaho. birashoboka ko Imana ishobora kukubwira ikintu wakora ibyaha ntigisohorwe, Imana ntabwo izaba yivuguruje ku buzima bwawe, kandi yavuze ko itazivuguruza. oya, ntabwo Imana yivuguruza, cyangwa tukayita ko ibeshye. ntabwo ibeshya, ahubwo umuntu ngo umuntu niba ahawe amasezerano, wese ubundi umuntu iyo musezeranye uretse Imana mugasezerana, nk'ubu twasezeranye ko duhurira hano, ubu si iyo ntaza ubu iyi gahunda twari kuyikora? ni ukuvuga ngo rero abantu bajye bagereranya ibintu babirebe neza. Imana rero nayo ntabwo ikora ibintu bitarimo gahunda. ngo niba mwarasezeranye uri umuntu wayo mukorana, nyuma ukava mu ruhande rwayo, ayo masezerano se azagusanga hehe? amasezerano asanga umuntu mu mwanya yayaherewemo. ngo rero niba umuntu yarahawe amasezerano abana n'Imana bakaba atakibana nayo, ntaho azasohora ati? azajya ku wundi muntu cyangwa? ngo amasezerano, ngo bya byiza yari yarabwiwe, abandi barahari, Imana ifite abana benshi, abandi barabihabwa. ngo birimuka. ubundi amasezerano ntabwo Imana yavuze ntabwo avaho, nta n'ubwo ahera, ahubwo arimuka. ngo uwayahawe iyo avuyemo arimuka agahabwa undi. ni nako tubibona mu byanditswe. amasezerano ya Sawuli wari warimitswe Imana imuvuzeho, yarimutse ahabwa Dawidi. bazasome biraba byumve. amasezerano ya Eli yari yarahawe Eli nk'umutambyi w'Abisiraheli, yarimutse ahabwa Samweli, kuko Imana yaranavuze ngo dore ubwami bwawe cyangwa ingoma yawe ihawe umuturanyi wawe. ni ukuvuga ngo amasezerano arimuka rero. ushobora kuba wayahawe ubana n'Imana, wowe ukavamo akimuka agahabwa undi ukiri mu nzira y'Imana.
birasobanutse, tuzi ko tuzongera tubiganiraho ku buryo burambuye, ariko urakoze cyane ku bisobanuro utanze, kandi abantu bibazaga ibyo bibazo ndakeka ahari babaye nk'abanyuzweho nubwo tutabyinjiyemo cyane. Reka no dutangire gahunda yacu, tujya gutangira usenga Imana, ubundi tubwire icyo Umwuka wera yagutumye kuri munsi. Reka dusenge. Turagushimiye Mana yacu, tugushimiye uyu munsi ko waduhaye ari umunsi w'umugisha. Tugushimiye ko waduteguriye aka kanya ko kugira ngo tube imbere yawe, ndetse wabiteguye kera utanga ubumenyi kugira ngo n'iri koranabuhanga rizabeho, mwami ubutumwa buzajye bugera ku bantu benshi. Ubu turi hano mu Rwanda, ariko hariho abatwumva bari i Burayi, bari mu bihugu bitandukanye. Ibyo nabyo turabigushimiye. Turagushimiye yuko byose wabikoreye mu rukundo rwawe, kandi kugira ngo umurimo wawe urusheho kwaguka, ijambo ryawe rusheho kugera ku baryumva. Niyo mpamvu tukwinginze gukomeza ubane natwe muri uyu mwanya, abadukurikiye bose. Mwami, reka ubahe Umwuka wera kugira ngo arusheho kubasobanurira iby'ubwami bwawe. Bana natwe rero, kandi udushoboze gukora uyu murimo, kandi ukomeze kuduha imbaraga. Dusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasanga mu gitabo cy'Ingoma, igitabo cya 2, turasoma ibice 15 ku murongo waho wa mbere. Haragira hati, Umwuka w'Imana aza kuri Umwuka w'Imana aza kuri Azariya mwene Odedi, ajya gusanganira Asa, aramubwira ati, nimunyumve Asa, namwe Bayuda n'Ababenjamini mwese, Uwiteka ari kumwe namwe, nimuba kumwe nawe. Nimumushaka muzamubona, ariko nimumuta nawe azabata. Imana itugirire neza. Reka dusome irindi jambo dusanga mu rwandiko rw'Abefeso. Turasoma igice cya 2, umurongo waho ni uwa 14. Haravuze ngo, uwo niwe mahoro yacu, kuko yahinduriye twebwe ababiri kuba umwe, akuyeho ubwanzi, ari bwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya. Amen. Aya ni amagambo y'Imana dusomye. Ni amagambo akomeye cyane, ariko nagira ngo abadukurikiye mbabwire intego y'iri jambo dusomye. Intego y'iri jambo, ndagira ngo mbabwire ko nshaka kubamenyesha ko kubana n'Imana, abantu muri iki gihe turimo bakwiriye kubana n'Imana kurusha gushaka Imana. Shobora kuvuga uti se ari ugushaka Imana no kubana n'Imana bitaniye hehe? Ni icyo kintu nshaka kuvugaho, kuko iyo urebye mu gusenga kw'iki gihe tugezemo, usanga abantu bashaka Imana ariko ntibashaka kubana nayo. Aya makuru dusomye muri iki gitabo cy'ibyo ku Ngoma ni amakuru y'Abisiraheli. Iki ni igihe Abisiraheli babayemo basenga Imana, ndetse Imana ibemera, ariko igihe kiza kugera bati Imana bimika ibindi bigirwamana. Nimukomeza gusoma muzabibona, harimo za Shitaroti, bimika ibindi bigirwamana. Imana ibonye bayiharitse, batangiye kuyibangikanya n'ibindi, irabata. Imana irabasiga. Imana ntiyongera kubana nabo,
kuko Imana niyo yari umurinzi w'Abisiraheli, niyo yari amahoro y'Abisiraheli. Imana imaze kubata ntabwo bongeye kugira amahoro. Iyo Imana itaye umuntu, ikigaragaza ko Imana yavuye ku muntu cyangwa se yavuye mu ruhande rw'umuntu, asigara nta mahoro afite. Yemwe n'igihugu Imana yavuyemo gisigara nta mahoro gifite. Yemwe n'umuryango Imana itakibamo nta mahoro ugira. Noneho Abisiraheli ngo Imana imaze kubata, ikintu cyasigaye nta mahoro basigaranye. Ibigirwamana bimitse ntibyigeze bibazanira amahoro, ahubwo amahanga yateraniye kubarwanya, kandi amahanga arabarwanya arabashobora. Kandi ubundi bakiri kumwe n'Imana, nta mahanga yabarwanyaga ngo abashobore. Abisiraheli bari bafite Imana ibarwanirira, bari bafite Imana ibatabara, bari bafite Imana ibaba hafi. Iyo abanzi babo babateraga, Imana yarabatatanyaga, Abisiraheli bagasigara mu mahoro. Ariko umunsi bataye Imana bakimika ibindi bigirwamana, bagatangira gukora ibyaha bitandukanye, byatumye Imana itongera kubana nabo, basigara nta mahoro bafite. Bibiliya itwereka ko ngo Imana imaze kubata ngo barihebye, bagira imidugararo. Noneho ngo muri bo ngo basigara bavunagurana, ngo umuryango ugasigara urwanya undi, abavandimwe bakarwana, bwa bumwe bw'umuryango burahava, kwa gutabarana kwabo kurarangira, basigara bihebye gusa, ntihagira umuntu usigara yumvikana n'undi. Nimunkurikira mukumva aya magambo, murasanga hari abantu benshi babuze amahoro, ariko ndagira mbabwire ko ikintu kibabujije amahoro nta kindi, nuko bataye Imana, nuko bimitse ibigirwamana mu mitima yabo, bakoze ibyaha bituma Imana ibima amaso, bituma Imana itongera kubana nabo. Iki nicyo cyatumye Abisiraheli babura amahoro, bagira imidugararo. Na n'uyu munsi rero, turetse Abisiraheli, n'uyu munsi umuntu utabanye n'Imana nta mahoro afite. Ndagira ngo nimuba mukurikirana imbuga nkoranyambaga, mugakurikirana amakuru, muzasanga ibi bihe turimo by'imperuka, abantu bamaze kwinjira mu byaha bareka Imana, nta mahoro bafite. Niyo mpamvu uzumva umugabo yica umugore, ugasanga umugore yishe umugabo, ugasanga umwana yishe se cyangwa nyina, ugasanga umuryango wabaye imidugararo, nta mahoro ufite. Ndagira mbabwire ko iyo umuntu yaretse Imana, ikintu kimubaho ni ukubura amahoro. Kandi kubura amahoro, mbabwire ko kubura amahoro si uko umuntu yaba ashonje. Hari igihe abantu bagira ngo hari umuntu ashonje aba yabuze amahoro. Umuntu ashobora gusonza uyu munsi ejo akarya, icyo nticyabuza umuntu amahoro. Umuntu ashobora kuba uyu munsi adafite inzabamo, ejo akazayibona, ntabwo icyo cyabuza umuntu amahoro. Ikintu kibuza umuntu amahoro ni icyaha. Iyo umuntu yimitse icyaha, Imana iramuhunga, ntabwo yongera kubana nawe. Kandi iyo Imana itakibana n'abantu, nta mahoro bongera kugira. Twasomye ijambo rusanze mu Befeso, riratubwiye ngo uwo niwe mahoro yacu. Uyu ninde Bibiliya ivuze mahoro yacu? Uyu nguyu ni Kristo twahawe nk'amahoro, kuko isi yari yuzuye ibyaha ndetse yari yuzuye n'ubugome, ariko umwami Yesu aje kuzana amahoro mu isi. Uwakiriye uyu mwami Yesu aba abonye amahoro adashira. Ni ukuvuga ngo urugo rumufite rugira amahoro, ndetse umuryango umufite ugira amahoro, n'igihugu cyizera uyu mwami kigira amahoro. Uyu mwami ndimo mbabwira Yesu niwe mahoro y'abizera, niwe mahoro y'abasenga, niwe mahoro yacu. Iyo umuntu afite Yesu aba afite amahoro yuzuye. Kandi iyo tuvuga Yesu, ndagira mbabwire ko ntabwo tumuvuga mu mateka ngo twumve ko ari mwene Mariya,
wavutse mu bayuda, reka ahubwo tuvuga Yesu waje ari agakiza k'abari mu isi yose. Yesu yaje ari agakiza k'abari mu isi yose, umwizeye wese abona amahoro. Uwari ubuze amahoro mu mutima arayabona. Ndagira mbabwire ngo Abisiraheli muri iki gihe bataye Imana, babura amahoro, ngo basigara bavunagurana, umuryango ukarwanya undi, umuvandimwe akarwanya undi. Bari abavandimwe bavukana, ariko batangira kurasana imyambi, batangira kwicana kandi bavukana. Ni iki kibujije Abisiraheli amahoro kandi Imana yaravuze ko ari Imana y'Abisiraheli? Ni iki gitumye babura amahoro kandi Imana yaravuze ko ariyo mahoro yabo? Ni iki gitumye Abisiraheli batangira kwicana kandi bafite Imana kandi ari n'abavandimwe? Nta kindi gitumye amahoro abura. Ahantu amahoro atari bavandimwe, ibyago birahagera. Ahantu amahoro atari, ibyago byose niho biba. Ahantu amahoro atari, abantu bararyana. Ahantu amahoro atari, umugabo n'umugore ntibabana mu mahoro. Iyo Imana itakiri kumwe nabo, ntibabana mu mahoro. Amahoro se yava he ko Imana ariyo mahoro? Ese amahoro yava he ko Imana ariyo mahoro yabo? Iyo umuntu yataye Imana atangira kubura amahoro. Nashatse kubabwira rero ko muri iki gihe abantu barimo gusenga bashaka Imana ariko badashaka kubana nayo. Iki gihe Bibiliya tubwira ngo maze ibyago bibagezeho, bashaka Uwiteka kandi baramubona. Ni ibyago bibagezeho, bashatse Uwiteka kubera ibyago. Mubona abantu bajya gusenga, bamwe bakajya mu mashyamba kwigwamo bari gusenga, abandi bakajya mu mavumo barimo basenga. Ariko iyo ubanye nabo ukumva n'amasengesho basenga, ntabwo bayasenga kubera ko bari gushaka kubana n'Imana cyangwa kubona amahoro, bayasenga kubera ibyago. Umuntu usenga rero ari ibyago bitumye asenga, ajya gusenga ari gusabira mugenzi w'amakuba, ari gusabira mugenzi w'ibyago, kuko nawe yabuze amahoro. Kandi babwira ikindi, iyo umuntu yabuze amahoro ayabuza n'abandi. Iyo umuntu adafite amahoro nta nubwo ayahesha abandi. Niyo mpamvu uzabona iyo umuntu ari umusinzi muri karitsiye, umutima we warabuze amahoro kubera ibiyobyabwenge, na karitsiye atuyemo ntigira amahoro. Niyo mpamvu muzabona iyo umuntu ari umunyamahane mu kazi, n'abakozi akorana nabo nta mahoro abahesha. Iyo umuntu ari mubi muri sosiyete, iyo sosiyete ntigira amahoro. Niyo mpamvu dukeneye amahoro. Mu buzima bwawe ukeneye amahoro, kuko amahoro nibwo buzima. Iyo umuntu adafite amahoro nta buzima aba afite. Iyo umuntu adafite amahoro niyo yarya, ntabwo ibyo ariye bigera mu mubiri we. N'ubundi ibyo ariye ntamenya ko yabiriye. Niyo yariye neza ntabyibuka, kuko umuntu udafite amahoro nta kintu na kimwe kimuryohera. Ariko bene data mbabwire, iyo umuntu yageze mu mahoro ibintu byose biramuryohera. Imana itugirire neza. Ndagira mbabwire, Imana ngo ibonye Abisiraheli ngo barabuze amahoro, none ngo hasigaramo abantu binginga Imana bayishakaho amahoro. Abayuda ngo batakambira Uwiteka, bongera kugira icyifuzo cy'uko Uwiteka yakongera kugaruka mu ruhande rwabo, akabakiza amaboko y'abanzi bari bamaze igihe bababuza amahoro. Abayuda barasenga, batangira gushaka kubana n'Imana, aho kuyishaka kubera ibyago. Ariko uzabona umuntu waraterera agasozi, ari umusinzi, ari umusambanyi, yarangiza akagenda ngo agiye gusaba Imana inzu yo kubamo,
undi ngo akagenda agiye kuyisaba umugore, undi akayisaba umugabo, ariko ibyaha kandi ari maraya, yemwe ari n'umugome, nta n'ibyiza agira, ariko byanga bikunde niyo atashe n'ubundi usanga nta mahoro afite. Niyo yabona iyo nzu akayubaka ayibamo nta mahoro, yemwe niyo yashaka urwo rugo akarwubaka akagira umugore cyangwa umugabo, usanga atabanye n'uwo bashakanye amahoro. Ariko ndagira ngo mbinginge mwe gushaka Imana kubera ibyago, ahubwo nimushaka Uwiteka kugira ngo abane namwe. Ese ni iki cyatuma Uwiteka abana n'umuntu? Igihe umuntu aretse ibyaha bye agahindukirira Imana, Imana iba mu ruhande rwe. Imana itugirire neza. Imana irangije kubona ko Abisiraheli, iyo umuryango w'Abayuda n'uw'Abenjamini ngo ibonye ko barimo bashaka ko kongera gushaka Imana ngo ibane nabo, Imana irangije iyohereza umuhanuzi Odedi dusomye. Arangije arabahamagara arababwira ati yemwe b'Abenjamini namwe Bayuda mwese nawe Asa muyobozi wabo, nimwumva uko Uwiteka avuze. Aravuze ngo nimuba kumwe nawe, nimuba kumwe n'Uwiteka nawe azaba hamwe namwe. Nimumushaka muzamubona, ariko nimumuta nawe azabata. Ndagira ngo mbahe urugero. Abisiraheli nimusoma mu gitabo cyo kubara muzabona Abisiraheli bari kuva muri Egiputa, bavuyeyo bari kumwe n'Imana, yari iri mu ruhande rwabo, yabarindaga ababisha. Bageze mu gihugu cy'Abamowabu, ngo Baraki ababonye arabarakarira, ndetse ngo atuma kuri Baramu kugira ngo Baramu azabavume, kuko Baramu yari umupfumu uvuma abantu. Arangije amutumaho ngo aze abavume. Baraki atumyeho Baramu, ngo Imana ibonye ko Baramu aje kuvuma ubwoko bwayo, kuko Imana yabanaga nabo, ngo irangije isanga aho Baramu ari, iramubwira ngo numvumire abantu, ntubavume kuko nabahaye umugisha. Iyo umuntu ari kumwe n'Imana aba ahagaze mu migisha, ariko iyo umuntu akoze icyaha aba ahagaze mu muvumo. Igihe cyose uzabona uri mu cyaha ujye umenya kuri mu mivumo. Imivumo yose yavumwe isi ni wowe ibihagazemo, ariko igihe wavuye mu cyaha ukahagarara mu kwera no gukiranuka kw'Imana, ukabana n'Imana, uba uhagaze mu migisha 100%. Niyo mpamvu mbabwira ko nta wundi muvumo ubaho keretse icyaha. Icyaha nicyo kizana umuvumo, nta wundi muvumo ubaho. Umuvumo wose bakuvuma nta cyaha ufite, jya umenya ko uwo muvumo utazagufata. Ariko igihe bakuvumye umuvumo ugasanga nawe uba mu byaha, burya aho hantu umuvumo uzagufata, kuko imivumo ubundi icyaha nicyo muvumo. Iyo umuntu ari mu cyaha aba ahagaze mu muvumo. Nuvuga ngo imivumo yose yavumwe umuntu kubera icyaha. Mwibuka Adamu na Eva bakora icyaha cyo kurya ku giti Imana yababujije. Imana yaravuze ngo muzaniye ubutaka umuvumo, muzaniye ubutaka kumera amahwa, kumera imifatangwe. Ibyo byose ni imivumo yaje kubera icyaha. Ariko Imana ngo imaze kubona ko umuntu itamureka ngo agume mu mivumo, nicyo cyatumye ivuga ngo izongera itanga Adamu wa kabiri uzaza agatanga ubugingo. Bibiliya iratubwiye rero ngo Adamu wa kabiri niwe mahoro yacu. Adamu wa kabiri bivuga ni Yesu, niwe mahoro yacu. Iyo umuntu amaze kumwizera aba amaze kwakira amahoro adashira. Ya mivumo abatandukanye nayo, ahubwo abagendeye mu migisha y'iteka ryose. Imana rero ibaho umugisha. Nagiraga ngo mbabwira aya magambo, ijambo rimwe n'ijambo rya kabiri. Irya mbere ni ukuba hamwe n'Imana ukaba uri mu mahoro adashira, ariko irya kabiri ni ugushaka Imana kubera ibyago. Iyo umuntu ashaka Imana kubera ibyago, Imana kuko ari umubyeyi wa twese, ikaba ivubira imvura ababi n'abeza,
iyo arimo aririra Imana kubw'ibyago afite, Imana irabimukiza, ariko si biba bivuyeho, ahubwo ibimukijije icyo yayisabye, ariko iyo atashe asubira n'ubundi kubona ibyago, agahora rero ashaka Imana, ahora ayishaka kubera ibyago, kuko ibitari mu ruhande rwe. Ariko iyo Imana iri mu ruhande rw'umuntu, aho akandagiye hose aba ari kumwe n'Imana. Niyo atatse iravuga ngo ubaye iki, nk'uko umubyeyi abana n'abana be, umwana iyo atatse umubyeyi aravuga ngo ubaye iki. Ariko iyo abana batatse ari abahandi, iyo batatse atari abana b'uwo mubyeyi, ntabwo yavuga ngo mubaye iki, ahubwo areba wenda icyo babaye, niyo akibonye arakibakiza, ariko n'ubundi akagenda ntagumana nabo. Ariko umubyeyi w'umwana agumana n'umwana we, nawe aba yiteguye kumukiza icyamutera cyose. Nimuba hamwe n'Imana, Imana izaba hamwe namwe kandi izababera umukiza muri byose. Nimugumana nayo, nayo izagumana namwe. Kandi Bibiliya iratubwira ngo Imana ikunda abayikunda, abayishakana umwete barayibona. None ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nimushaka Imana muzayibona igihe cyose muzaba mwemeye kubana nayo. N'aya magambo nabamenyeshaga mbabwira ngo muri iki gihe turimo ni igihe cyo kubana n'Imana, ntabwo ari igihe cyo gushaka Imana, ni igihe cyo kubana n'Imana. Mwumve aya magambo uburyo ndi kuyavuga muyatandukanye. Nababwiye ngo Abisiraheli nimusoma aha twasomye muri iki gitabo, haravuze ngo maze ibyago bibagezeho, muzakomeze gusoma hepfo, maze ibyago bibagezeho bashaka Uwiteka. Ibyago bibagezeho bashaka Uwiteka, ntabwo bamushatse kubera ko bashaka kubana nawe, bamushatse kubera ibyago. Niyo mpamvu uzabona kubera amahoro yabuze mu isi, abantu basigaye bose barayobotse mu gushaka Imana. Ari abarozi bazamuka agasozi bajya gushaka Imana, ari abasambanyi ubabona mu butayu bari gusenga ngo bari gushaka Imana, kandi bataretse ubusambanyi bwabo. Yemwe ari n'abagome bose ubabona bari kugenda mu nsengero hose, ubabonamo ngo bari gushaka Imana. Ugasanga umugabo yataye umugore, ariko ukamubona ari gusenga ngo ari gushaka Imana. Ukabona umugore yataye umugabo, nawe ngo ari gushaka Imana. Ukabona mbese urasanga abantu ari urujya n'uruza, barabuze amahoro, ahubwo bigwa mu misozi no mu nsengero, bari kuvuga ko bari gushaka Imana ngo ibakize, ariko bari kuyishaka kubera ibyago. Imana irangije imenyesha Abisiraheli icyabakiza, irababwira ngo nimuba kumwe n'Uwiteka, nimuba hamwe nanjye nzaba hamwe namwe, njye mbakiza amakuba yanyu. Imana irangije kubibamenyesha, biratubwira ngo Asa yumvisha ibintu Imana ivuze. Aleluya. Imana ivuze ngo nimuba hamwe nanjye nzaba hamwe namwe. Ngo Asa byumvise, yumvise ibintu Imana ivuze, yumvise n'ibyo abahanuzi bamaze iminsi bavuga. Ngo Asa ahita akomera, ngo ahita akura ibizira byose mu Bisiraheli. Nimwumve icyari cyaratumye Imana itabisiraheli, ni ibizira bari barinjije. Ibyo bizira winjije mu mutima wawe nibyo bishobora gutuma Imana iguta, ikagusiga, ikakureka, ukabura amahoro. Ibyo bizira winjije nibyo bituma Imana itabana nawe. Ngo Asa byumvishe, akura ibizira byose mu Bisiraheli. Ngo amaze kubikuramo, ngo agarura icyotero cy'Uwiteka ku irembo, ngo yongera kubaka igicaniro cy'Uwiteka i Yerusalemu. Asa yongera gutamba ibitambo by'Uwiteka i Yerusalemu, yongera gukorera Imana. Ndetse ngo nyina Maka, ariwe mwamikazi w'Abayuda, yarinjije ibigirwamana byubakira i Yerusalemu, akajya abisenga. Ngo Asa we amaze kumenya ko icyababujije amahoro ari uko bimitse ibigirwamana bakinjiza ibizira, arangije ngo akura nyina i Yerusalemu, aramwirukana.
n'ibishushanyo n'ibigirwamana yashize i Yerusalemu, asarangije ngo arabimenagura. Bibiliya avuga ngo ashakisha Uwiteka umutima we wose n'ubugingo bwe bwose. Ngo n'abayuda n'ababenjamini ngo bashakisha Uwiteka umutima wabo n'ubugingo bwabo bwose. Ngo Imana yongera kugaruka ku bana n'abayuda, ngo Imana yongera kuba hamwe nabo, ngo maze Abisiraheli bo mu yindi miryango dusize hejuru, kuko yari imiryango 12 ariko tuvuze 2, ababenjamini n'abayuda, ngo indi miryango yari yarataye Imana yo mu misozi miremire irimo abasimiyoni, ngo iyo yose ngo bumvishe ko Uwiteka abana n'abayuda, ngo nabo baza mu bayuda kubakeza, ngo barababwira ngo twumvise ko Uwiteka abana namwe. Haleluya! Twumvise Uwiteka ko abana namwe, none nimutwemerere natwe tuze tubane, kuko twamenye ko Imana yagarutse mu ruhande rwanyu. Twumvise ko ibana namwe, nimutwemerere, mese mwatwemerera tukabana. Ndagira ngo ubwire ko impamvu abantu bagutaye ni ukubera ko n'ubundi nta mahoro bakubonaho, ariko nubana n'Imana, Imana ikongera kugarura ihumure, abantu nabo bazagaruka, kuko ahantu hari ihumure niho abantu bajya. Igihugu kirimo ihumure nicyo abantu bahungiramo, igihugu kirimo amahoro nicyo abantu bahungiramo. Ihumure nirigaruka mu mutima wawe, n'abantu bazakugarukira. Bibiliya yavuze ngo bagirane indahiro n'Uwiteka, ngo iyo ndahiro bagiranye n'Uwiteka yo kumushaka, bamushakishije imitima yabo yose n'ubwenge bwabo, ngo hasigaye ngo Imana ibonye ko bayigarukiye, ngo igarure ihumure impande zose, igarure ihumure impande zose. Haleluya! Oh haleluya! Imana igarura ihumure, igarura ihumure impande zose. Ihumure mu muryango hagarukamo ihumure, mu bana hagarukamo ihumure, ndetse no mu kazi bakora hagarukamo ihumure, ndetse ngo Imana ibagirira neza, ngo asabira amenyekana ko Imana ibana nawe. Nshuti yanjye, reka bimenyekane ko Imana ibana nawe. Kuki usenga ariko ugasanga bigaragara ko Imana itabana nawe? Ndagira ngo bimenyekane, abantu we kuba ari wowe ubigaragaza, ahubwo abantu babikuboneho. We kugaragaza ko usenga Imana, ugaragaze ko uri umuhanuzi, ahubwo abantu babikuboneho kuhanura, bakuboneho ubuhanuzi atari wowe ububashiye. None weho no uri gushira abantu ubuhanuzi batanabugutumye, urimo uragenda ububashira batabugutumye, uri gushaka ukundi izindi mpamvu. Ahubwo reka abantu bamenye ko uri umuhanuzi w'Imana, baze bakugana, ngo abantu bamenye ko Imana ibana n'abayuda, ngo bava mu misozi miremire bamanuka bashaka bamanuka bashaka abayuda, bamanuka bavuga bati mutwemerere tubane, twamenye ko Imana iri mu ruhande rwanyu, twamenye ko Imana ibana namwe. Nawe nubana n'Imana, n'abantu bazabimenya. Nubana n'Imana bazamenya ko ibana nawe. Oh haleluya! Oh rozeneta ya wirizene mai. Nubana n'Imana bazamenya ko ibana nawe. Umuririmbyi yaravuze ngo tumbira Yesu, nutumbira Yesu uzaba nkawe, kandi abantu bazamenya kubana nawe, bareka ubugome bitabe Yesu. Abo barozi uri gutinya bazamenya kubana na Yesu, bareka ubugome bamwitabe. Abo imva iby'iyo nzara uri gutinya, iyo nzara ubwo bukene, ayo makuba uri kubona, ibyo byose bizamenya kubana n'Imana. Haleluya! Bana n'Imana gusa, bana n'Imana, bana n'Imana. Nongeye kukubwira ngo shaka Imana ubane nayo, Imana itugirire neza. Bantu barimo kubana n'ibindi ariko bitabahesheje amahoro, ariko bana n'Imana niyo mahoro yacu. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo uwo niwe mahoro yacu, uwo niwe mahoro yacu, niwe wakuyeho bwa bwanzi bwose. Abari babira duhindura kuba umwe,
ubwo mwari umuryango muri umwe mukaba mwarajemo gitanya, ni ongera ubane n'Imana. Abari babiri ngo abaha kuba umwe, yongera kubagira umwe. Abari baratanyijwe n'ibintu bitandukanye ngo babonye ayo mahoro, ngo uwo mwami wacu Yesu ngo yongera kubagira umwe. Uwo niwe mahoro yacu, niwe ndimo ninginga ngo namwe mumwakire. Ndabingingira kumwakira, nimumwakira muramubonye amahoro adashira. Murakoze cyane, murakoze cyane kuntega amatwi. Ariko nsoje mbabwira ngo nimwakire Yesu neza mu mitima yanyu, niwe mahoro yacu. Kubana n'Imana, mwe gushaka Imana kubera ibyago, ahubwo nimushaka Imana kugira ngo mubane nayo. Mwe gushaka Imana kubera inzara, ngo mushaka Imana kubera mwabuze abagabo, abandi mwabuze abagore, abandi mwabuze amafaranga. Oya, nimushaka Imana kubana nayo, kuko niyo mahoro. Niyo mahoro. Amahoro arahenze muvandimwe, amahoro arahenze. Muzareba ibihugu kugira ngo bigire amahoro biyarindisha intwaro za kirimbuzi, ndetse nazo ntizibaha amahoro, ahubwo nazo zikababera umutwaro. Ariko twe twabonye amahoro adashira, ayo tudakura mu ntwaro zindi, ahubwo tuyakura muri Kristo wakuyeho ubwanzi bwose. Yakuyeho ubwanzi bwose, abari babiri aduha kuba umwe. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo umuntu wese unkurikiye reka musengere, musabire ayo mahoro nawe ayakire. Akira Yesu, niwe mahoro yacu, kandi numara kumwakira nawe urumva amahoro akugarutseho. Abayuda bakiriye Imana bongera kubana nayo, amahoro yongera kugaruka muri bo, ndetse abanzi babo ntibongera kubatera. Kandi ikindi, abantu bamenya ko Imana ibana n'Abayuda, ibana n'Ababenjamini, maze ngo baza mu ruhande rwabo baravuga bati nimutwemerere tubane. Imana ibaha umugisha. Reka dusenga Imana. Mana Data wa twese, turagushimiye, tugushimiye ko ubanye natwe muri uyu mwanya. Twari imbere yawe tuvuga ubutumwa bwiza. Reka rero abumvisha ubutumwa bubahindure. Mwami alazenetayi, reka ubutumwa buhindura abantu. Abari bari mu byaha babuze amahoro, uyu munsi bayabone. Abari mu busambanyi babuze amahoro, uyu munsi Mwami aya mahoro bayakire, abakure muri aka kaga. Reka bakire aya mahoro, aya watuzaniye, bakwakire Mwami Yesu, ubabere amahoro adashira. Urakoze rero, reka buri wese umushoboze kuva mu byo arimo kugira ngo arusheho kubana nawe. Ubwo Abayuda bakwakiriye bakabana nawe ukabaha amahoro, Mwami ukongera ukagarura ihumure muri bo. N'aba bakwakiriye nonaha, abari bari mu byaha batarakizwa, bakaba bakwakiriye bumvisha aya magambo, reka wongere uzane ihumure mu mitima yabo. Abari bari mu ntambara zitandukanye babuze amahoro, bakaba bumvisha iri jambo, bumvisha ubu butumwa, reka wongere ugarure ihumure mu ngo zabo. Abari bari ingo zari ziri kunyeganyezwa n'intambara, zibuza amahoro, ongera ugaruremo ihumure. Ibihugu byari birimo intambara, ongera ugaruremo ihumure. Mwami, sosiyete zari zirimo intambara, ongera ugaruremo ihumure. Turakwinginze kugira ngo Mwami ugarure ihumure mu mpande zose, kandi abemeye kumva ijambo ryawe bakaryakira nk'ubutumwa bwiza bumvise, Mwami reka ribakize kandi ryongere kubagarura kubana nawe, kandi ubwo babanye nawe niyo mahoro adashira. Ndagushimiye kuri kumwe natwe, kandi ukomeje kubana natwe, ukomeje no kuduhaza amahoro yawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndagira ngo uwanshaka wenda kuvugana nanjye, nimero yanjye ya telefone niyo yambonaho, ni 078 23 666 533
0788 23 666 533.